abanyeshuri, ese uzi gutandukanya conditional offer letter na admission of confirmation letter? Ni ukuvuga aho bitandukaniye. Ngiye kwifashisha izi kaminuza ebyiri, ngiye kwifashisha iyi kaminuza, nifashishe n'iyi kaminuza mbashe kubigusobanurira. Twihuse rero, conditional offer letter iyo wayibonye ni ukuvuga ngo ni imbanziriza mushinga. Barakubwira ngo wabonye ishuri, wemerewe kwishyura minervari, ukaza ukiga. Iyi conditional offer letter iyo baguhaye igihe ntarengwa cyo kwishyura ntiwishyure, ushobora kuba cancelled cyangwa se ukaba wabura admission yawe cyangwa umwanya wa bookings. Iyi confirmation yo noneho aho bitandukaniye, iyi ngiyi yo uyibona wamaze kuba wabona iyi ngiyi wanishyuye minervari. Kuvuga ngo iyi yo ibirimo aho uziga n'amafaranga uzishyura na accommodation iba ari full package. Iyi ngiyi nayo ujyana muri ambassade gukora interview. Hari ibigo byinshi ushobora kubona iyi admission utishyuye minervari, ariko nanone kugira ngo ubibone bisaba ko ukora n'aba expert bazi kubishaka. Iyi ngiyi rero yo iyo niyo ukeneye, iyi ngiyi yo ntabwo uyikeneye ariko niyo ya mbere uheraho.